none se ese rikamwe no ntabwo turaza kumvikana iki reba niba weho wafashe video ukumva ntabwo ariko kandi zira nyinshi ngo baba banazishyuriwe ayo makuru y'abajene badafite umujene aba yaguhaye ibiceri byiwe ngo nyoherereza video iri nude ukabyemera ukayimwoherereza niba guhaye $1,000 urukumva namara kuyireba arabigenza gute ese tona nkawe shyiramo amaranga mutima yawe wenda ibyo bintu birakwiye ku munyarwanda kuri video nishyuye ese kuba yanjye oya kuba wafata mugenzi wawe kamuwasha niba nakwishyuye ntagufashe atari ku bushake bwawe je marumva ari nk'ikintu nabanguze ukakigura se ni nko kugura abonoma kuri za OnlyFans ariko tekereza kugura abonoma ku mbuga zerekana porno ikintu ndi gukubwira ntabwo uri kucyumva tekereza icyo cyabagihari kireka nagufashe utabizi kandi arimo n'abarekarama ngo barajya kurega bajya kurega ibiki ahubwo ko batwiteza imyenda igira hayo ahubwo twe nibyo nkisi yigeze avugaho kuvuga ngo twafashe ibyo guteka turabitera dufata ibyo gutera turabiteka urumva nibwo showbiz bimeze tugomba gufata imyenda yo kujyana ku ma beach niki ukajyana mu muhanda tujyana mu muhanda iyo kujyana mu muhanda tukajyana ku ma beach hari umujene nabonye kuri piscine akuyemo yambaye ikote ngo mu nsengero asuye muri ryari tonaro yibeshye wibeshya naguri asuye muri ryari tunarite koze kwego yaragarutse nta kibazo barakurebye ngo dumba barakurebye ngo abone isura idasamaje batereka mbe nkwiruka byo gusenyuka byo ntibyakunda kubwo ahubwo navuga ngo abayibarizwamo bashobora kuba baracyari inshuti ni inshuti ariko imikoranire kuretse ko amasezerano yararangiye ariko iyo uri umukozi baracyahari ariko ntukabeshye iyo uri umukozi mwiza bakongera amasezerano uki nta numwe muri mwese yongera amasezerano se ndabasuhuje aho muherereye mu mpande z'igihugu abari burasirazuba iburengerazuba mu mujyi rwagati hano i Nyarugenge abari mu majyaruguru nibagiwe handi ariko muho nibagiwe nizere ko iburengerazuba hatarimo kuko kwibagirwa n'iryo kosa nabankoze ariko handi niba haraho nibagiwe nta kibazo nta mbabazi mbisabye ubwo nibagiye mu majyepfo okay mu majyepfo impamvu nari mpibagiwe basanga ruko aje bundi nahasindiye yaba azatona kutamamagaye ari twari turi kumwe wari uhari nyine nari mara ko sinawamagaye wari uri hehe ikibazo rero wari uriwe naye ndihuye none se wari waje muri wacu mu muzika nabijemo mita nkomeza njya mu zindi gahunda uziko gemba mbona abajene b'i Kigali birirwa bagenda muri Brazil bajya babyihorera kuko nubundi baramanuka ntibabyatendinge bagerayo bakisindira bugacyo mfite hango biragapfuja abajene twe twamanukanye abantu nkawe we waraye ejo naraye waraye nagiye ku wa gatanu ujya muri ya show ya Brian narimo hariya nago nzi kuntu hitwa niba ngo ari kuri snack n'icyo nibuka ibintu by'amasaka gutyo ibintu by'amasaka niba uko twahanyweye inzoga ariko mbona bari mu isaka ibyo byose hari hashyushye arahana hari bikomeye cyane habwo byatangiye kwa Brian byatangiye ari 2000 ukonsoma ibindi bikikora byatangiye ibyo bagitangira nyine zari 2000 ngo zo gukonsoma nyuma bashyiraho 2000 utari bukonsome abantu bamaze kuzura ewana kwinjira nta 3000 nazo utari bukonsome bagenda bazamura uko amasaha yicumaga hari umuntu abonye ari postinze mbona hahiye tu hasagane nabonaga hahiye hasa neza ukuntu F4 hari arimo harasa neza uretse niyo hari kubatana nasa neza kuko hasi ntabwo ari kuhabona uko abantu bwa ruvunga nzoka baremeze gutya nk'ikiguri cy'inoze no bwa mbere ari puzuye menye bwa mbere huye yuzuye kuri Butare ntabwo yarerutse kuba hamera kuri yego uziko bura no bwa mbere ari ngeze huye hari Butare ni mu rugo Reka use nawe ufite atatu se ariko menya mwaraje kuyajugunya mwana kuko bajyaga batubwira ngo abantu ngo bihuye ngo nabahanga abantu bazi higeze Butare ngo nabahanga ariko ashaka ubuse reka nkubaza namwe twabije kubona ko ubwenge bwanyu namwe muri ku kiranguzo babaye bafite atatu abanyakigali bafite angahe wenda nk'umuntu Kigali ni ndaro Kigali ubahanga umunyakigali w'abantu Kigali nta nk'umuntu wo mu Biryogo abaryogo ntibakunze kwava ariko mugana abaryogo nabo ariko abaryogo ziko burangwa mu Biryogo ngo niho hantu hatakoronijwe mu Rwanda agoze wakoroniza umurara gute abari mu gihe cy'abakoroni bajyaga bahagera bagasanga ibyo bazanye byose birahari
ushaka gukoroniza umurara urumva wawe. wumvishe ku butumwa bwa Yesu kera cyane. N'umusaza wawe uragenda akakwesikuruka bigakunda. Akubwira ko ibintu byose bishoboka. Uzi ko barandiro b'inyamirambo bakwambura. Arakwambura? Tanakwambura gute? Uzi wibeshye ugakodesha ngo nta ntuzo ufite nta nyandiko. Wijya musangamo undi muntu. Akubwira ati reka reka ntazi. Nk'amaroji y'Igicumbi. Roji z'Igicumbi. Mujyamo ugasanga ntibarayikora. Nabyumvanye Karegeya niwe wavuze ngo yigeze akodesha roji. Nera ko ngo hoteli yigeze ngo muri hoteli ngo agezemo bamuha igitanda agiye kuryama ngo asanga amatemba abuze atazaho yaturutse. Atese harava byagenze hano bimeze biti harava cyangwa murahavishije none aha bigenze bite. ati hari iminota 2 twitije. Ati ikibazo cyawe wazindutse. Twumvikanye ko muzashyikamo hano saa 10 zuzuye. Uhagera saa 9 n'igice. Ayo masaha ntiyaraya yose urumva twari ko twicaye nta muntu urimo. Ayo masaha ntiyaraya we rero. Uno mujene ngo yamuzaniye inyama ngo aravuga ngo ntizibiye. Ngo umujene ngo aje kuyireba ngo ahita yicakira gutya yiciro nawe. Wah birahiye ndagwa kira ryahiye. N'igitoki. N'ibitoki arajaba. Atefata shone ate. Tona. Byagirase. Twatangiraga tunaganiramo kabara agaciye. Ni ngombwa ariko. Genda ndashaka dutangire nge hari ibintu maze iminsi ndeba. Ngino showbiz yo mu Rwanda. Hari ibintu maze iminsi abantu bashyira amashusho y'abandi hanze ugasanga ngo runaka bamufasha amashusho yerekana imyanya y'ibanga. Ibintu nk'ibyo. Ukira aho ngaho se izo nabonye nyinshi ko nabonye nta numwe wegeze bafotora back. Bamuturutse inyuma. Inyinshi nagiye mbona baragiye bazifata ba nyirazo babizi ko ziri gufata. Uko wabonaga najemo gajyagiye ikora byabo by'indimi nga kabona no ibintu yari fiyeri yabo. Nanjye nicyo kintu nge narebye kare nicaye ndatekereza. Ndibaza ati se showbiz mu Rwanda iragana he? Aho kuganaho n'ubundi naho iva ntawo tuzi naho igana ntabwo. Birebye abantu bayigiza benshi bagirana amashyari. Ntago ari twe gusa. Ikibazo cya showbiz nuko ari twe tubye exposa cyane. Nitwe turi kwitara. Amashyari ntaho ataba uzabaza iby'agaciro ka Gisozi. Agaciro kaho abasaza bagatangiye bikarangira nyuma bavanyemo. Ariko reka nkwereke. Nk'abantu barebwa cyane cyangwa bazwi cyane. Ntekereza ko kira kintu kiba kidakwiye. Kidakwiye ntago gikwiye. Nose ni gute wafata mugenzi wawe ukamushyira hanze ngo yambaye ubusa? Nubwo yaba none se ntabwo turaza kumvikanira iki. Reba niba weho wafashe video ukumva ntabwo ariko kandi zira nyinshi ngo baba banazishyuriwe. Ayo makuru y'abajene badafite. Umujene aba yaguhaye ibiceri byiwe ngo nyoherereza video iri nude ukabyemera ukayimwoherereza. Niba guhaye $1,000 urukumva namara kuyireba arabigenza gute? Ese Tona ntawe shyiramo amarangamutima yawe wenda. Ibyo bintu birakwiye ku munyarwanda. Kuri video nishyuye ese ko yanjye kuba wafata mugenzi wawe ukamubasha. Niba nakwishyuye ntagufashe atari ku bushake bwawe je marumva ari nk'ikintu naba nguze ukakigura se. Ni nko kugura abonema kuri za OnlyFans. Ariko tekereza kugura abonema ku mbuga zerekana porno. Ikintu ndi gukubwira ntabwo uri kucyumva. Tekereza icyo cyaba gihari kireka nagufashe utabizi. Kandi arimo n'abarekarama ngo barajya kurega. Bajya kurega ibiki? Ahubwo ko batwiteza. Bajya kurega ibiki? Wowe video wayifashe urabona uri fieri yabyo n'umuntu bita Jihad. Jihad yari fieri yabyo kuri ya video. Ende? Jihad yari fieri yabyo. Ese uri kujya kurega? We yarabizi. Nose nka video niba wewe umuntu yakwohereje amafaranga weho nka Eric. Wanyohereje amafaranga giye tonalite. Ngo nengohereze video ndi nude. Nambaye ubusa nabyemera nkayiguhereza nimara kuyireba ubwo uretse kudatekereza ubumva nyuma yaho ndaza gukora iki ko ari ugusevinga abajene banjye twanakoteze rega dushaka nk'ubusa bw'umukobwa runaka gayoze bagakoteza duha bati wewe ukamubwira ari wowe wenyine ngo azayiguhereze weho wenyine twakoteze nk'igihombe kikageramo $1 twayamwoherereza mwayatanze nk'akajana turabajene nk'icumi kugira ngo ukunde ubone ubwambure. Hari ubwambure umuntu aba ari guhiga ubwambure umuntu aba ari higa
atari ikibazo cyane kiba kiri. Ehe. Donari urabubonye yego wabonye. Nyuma yo harabiki. Hmm? Nyuma yawo yo kububona habiki. Abajene barikinisha. Wagiye matimba se. Barikinisha. Abajene bakinisha. Abahiyumva yaguha n'ibyo ashaka byose. Ese mubambwira ko umuntu w'umusore agura indaya gute? Umusore ufite urugo agura indaya, umugabo ufite urugo agura indaya, umusore agura umusore. Urumva hari igihe usanga ibyishimo by'abantu bitandukanye. Kiza nuko wenda leta ibi birimo ikabirebera hafi byaje kurengerana ikabikomakoma. Ariko gihe ntago nshobora kujya ku ruhande rw'umuntu wifashe video akayoherereza umuntu nyuma yasakuza ngo yagiye hanze. Deje yavuye muri telefone yawe urayohereza. Arayisendinga. Arayimusendingira. Urayisendinga urumva biraza kugenda gute? Atekereza ko ushobora kuba yaguma muri telefone ye gusa. None se ubwo nawe yawe byakuraniye kuyigumishamo. Urumva ari we Dogo. Ibyo bintu mujye mugihorera wa mugabo. Ibyo ntago byakunda. Kandi bizanakomeza gutyo paka. Bizanakomeza gutyo kugeza igihe ba nyir'ubwite. Kuko niyo leta yabizamo ibizamo maze guseba deja. None se kuki harimo abahindukira bakitabaza inzego z'ubugenzacyaha bavuga byamaze kugera kure ariko batagira gusakuza. Ariko zisohoka tutari duhari. Ariko ntekereza ko nubundi agiye kukurega nundi bagwana. Ni ngombwa ugomba guhanwa. Ariko deje uba wasebye. Kandi bafata umwe mu bihumbi 6 byayirebye. Ngayibaza. Ntago babafata bose. Ariko sha no umwe bafata cyangwa babiri. Ibihumbi 6 ubu hari abantu batambuka ukabonuza ubusa bwabo. Ako nje nkoze ibintu nkabiri ntago nakongera kwambara. Papa bajene bashiza manego nk'amanyo yene. Ibyo nubundi uburi rwabuze isoni nubundi. Uko urabona icyo wisha barakibonye. Uzi ikintu cyiza impamvu guseba itakirenze nuko igisebo gisigaye gikorwa n'ikindi gisebo. Niba wasebye nona yego uraseba iminsi ibiri ariko ejo haraza ikindi gisebo kirenze cyawe. Wowe inkuru yawe hita yibagirana. Nk'ibi by'ubusa abantu bakibyibuka ni bakeya. Ni bakiri bakeya ariko iyo muhuye na nyirabyo nibwo ese iyo bavuze byambibona no kuma account yabo hari ijya posting nk'akantu gatubona ngo ngo waduhaye ngo full video. Ese Tona iyo bavuze ngo abakubatse showbiz yo mu Rwanda niba bari kwisenya ndetse wayubaka ndo wayubaka ya matara tubona nyine. Ariko bro urahura na Muyoboke waje muri showbiz kera cyane avuga ngo izi showbiz zanyu mwabana waruzi ko ari we nyiri showbiz ukacirana na Bruce Melody we muhanzi mukuru we na Ben izi showbiz zanyu ngo zirasekeje ugahura na Yago waruzi ko ari umunyamakuru wa Danje ukumva isavuga ati ibi showbiz byanyu mbivuyemo mukaza showbiz ni yani ariko tugarutse kuri uwo musaza Yago ende kwa Yago Yago yavuze uko bitewe n'ibintu yaramaze imisi avuga ngo bimukorerwa. Avuga ngo yakoreye itoterwa ibintu nk'ibyo imyaka ine yose. Ari muri showbiz nyarwanda. Sibye ko n'undi naho yagiye. N'undi aracyahari. Ese iyo urebye wowe nkuko yabivuze duhereye kuri birabyiwe na Jihad yagiye avugamo n'abandi banyamakuru ngo batamugene bamubanira muri wowe iyo urebye showbiz nyine ukuntu kuriya kuntu kwabo babikoze we yavuze babimukore cyangwa babikoze bigatuma binaturika bikajya hanze bya bintu byari byarayishwe yaranze kuvuga ariko bikanga bikajya hanze. Gabura ntuzagire ikintu ufata nka coste nk'ikintu kirangaho gihagaze gutyo gusa. Ibintu byose biri variable n'urugendo. N'urugendo niyo mpamvu ibi byavuyeho akaze byasabye nabyo bikavaho hazaza n'ibindi biveho. N'urugendo ariko iyo urebye bigenda bisiga isura. Umunyantege nkeya nyine amugarira amarahasigara. Bigenda bisiga isura mbi ariko muri showbiz. Ku buryo byarutse bya Amerika showbiz ya Amerika ntiyateye imbere ba Diddy bari kugaragara no hanga ko barongoye abana. Reka nkubwire. Ariko showbiz yakira cyane ni shyashya. Baravuga ngo buri gahugu n'agaco kako n'imico yako. Boy showbiz dukora ariko ntago ari Nyarwanda. Reka nkubwire. Dukora showbiz dukora ntago ari gakondo. Reka nkubwire. Ibyo rero byose hari ahantu bigenda bikagera bigahurira na wa muco. Kuko uzarebe iyo tuvuge nk'umukobwa iyo yarengereye akambara ukuntu birazenguruka igihugu cyose. Batuye umuntu nibi ariko muri Amerika nashaka yambara ikariso ajye ku muhanda
nta muntu naberega umwitayeho. ntago nabo si gutyo babikora. Uzi ko even USA udashobora kubona akazi kari classe wambaye nk'ibi byambaro byanyu by'intozi. Imyenda igira hayo. Ahubwo twe nibyo nkisi yigeze avugaho kuvuga ngo twafashe ibyo guteka turabitera, dufata ibyo gutera turabiteka. Urumva? Nibwo showbiz bimeze. Utuma gufata imyenda yo kujyana ku ma beach niki ukajyana mu muhanda, tujyana mu muhanda, iyo kujyana mu muhanda tukajyana ku ma beach. Hari umujene nabonye kuri piscine aguye yambaye ikote ngo mu nsengero. Sinzi n'utabizi. Iby'insengero byo tujye tubyihorereye nabyo, kuko nabyo ntago bisenga gakondo. Byo kuvuga ngo nta muco umuntu afite ngo ari mu rusengero, kuko naga gusenga nabyo ntago ari umuco wacu inanga. Apurisi iyi misengero none ahangaha ntayihuriye na gakondo yacu, ntayihuriye n'imico y'inanga. Iri biryo bazajya bahuramo nabyo bajye babyirengera, bajye bajya kubibaza hirya iri amadini yaturutse n'ubundi. Ikintu nashaka ko aho ngaho tuvugaho, hari ukuntu nyine bashwana. Navuga kuri biriya bya gushwana. Rega dore ikibazo ni ugushwana mu buryo butari bwo kuzuzanya. Muri diversity n'ubundi nta kintu na kimwe gihuye n'ikindi. Urabona nk'izuba rishobora kuba riri kontere imvura wenda. Yego. Urumva? Cyangwa rikaba riri kontere ni umucyo, uri kontere ni n'umwijima. So ariko kubera ko ari diversity ariko bibyubatse, ntago byubatse mu buryo bwo kurwanyana. Yego. Hari igihe ibihingwa bikenera, uretse simuhumbwire mwana wanjye, hari igihe ibihingwa bikenera imvura, hakaba n'ikindi gihe biraza gukenera izuba. Tereka nkubwire, ibyo ryo ku bantu batuzuzanya bakubuzanya byaba ari ikibazo. Tereka nkubwire, ibi bintu bitangira babyita imikino bikagera naho batangira kuba buri umwe wese yarengera. Ntuze yabivuze ni Bruce the First. Ngo kera ngo niba ngo barahangana ngo hakavuga ingumi, ngo none ngo ubugambo bwasimbuye ingumi, ngo abasore babaye nk'inkumi, uretse ibyo kwirizariza n'iki gutyo biraho ngaho. Reka wenda nkwereke, iyo umuvugizi wa RIB atabahwitura, ariko wari witaba RIB cyangwa uzavuga n'umujene wagezeyo, uzi ko hari igihe ujyana y'ikirego bagahita bakubwira bati ko ari wowe wakabaye ufunzwe. Impamvu nkubwira ukora yize se, njyewe nagiye nkurikira story nyinshi za Yago. Iyo badasa nk'abakumira, base nk'ababacubyaye na Jihad, ibintu bibindi bifite indi sura, twari kuzabona ibindi bintu birenze ibyo twabona. Ntabyerenze, seri byari kuzaza. Birenze ntabyo ari kuzaboneka. Kuko bari komeza gusunikana ubwabo babiri. Ubwabo bikagarukira hese bikagenda gute? Erega ikibazo kintu mutazi kuri bano bafana mu Rwanda. Abafana mu Rwanda bafana abantu bose. Ubusanga wenda ndi naho ngaho nibereye kwa Melody, ariko Ben ndi inshuti. Niko abanyarwanda. Ugasanga umufana yibera kwa Ben, ni umufana wa Ben, ariko kabara umufana ugasanga akunda Jihad. Erega abantu bakoresha YouTube ni bamwe. Bakoresha YouTube ni bamwe ntago bahinduka. Nabandika muri comment kwa Yago nibo baza kwa. Abareba Rene nibo bareba Sabe, abareba Sabe nibo bareba Jihad, abareba Jihad nibo bajya kwa Yago. Ariko iyo urebye usanga n'ubundi babagwisha nk'iyo nkakura kwa Jihad na Yago, wasangaga buri wese afite ukuntu ahagaze. Noneho biza no kuvamo ko umwe afite abafana batangiye. Reka nkubwire bura Yago icyakoze ikintu nakunze kuri no saga ya Yago, hari ibintu bimwe yavumbuye wenda bitari kuzagira ukundi kuntu biza kuza kugaragara, bituma hari n'abana bamwe banabonetse n'abanyempano bagaragaye inyuma. Nabo tuzi wabagana ba G Bruce ubonye ko bagarutse kubera Yago yavuze. Kandi nanuze na showbiz Yago yarongera arishuje. Bigaragara ko Yago ari content. Yago ni big name, yagaburiye abantu, ni izina rikomeye kuri rwa rwego kwaba ari ukumuvugaho cyangwa yavuze. YouTube nyine iragaburirwa, urumva kubakora kuko ni benshi. Hari abajene baraniniye batashaka gukora ku bintu bya Yago, ariko shene nyinshi ugasanga ziri gukora kuri Yago hafi ya zose iyo yavuze. So kandi yarigeze nabimbwiraho, yarigeze ambwira ati ngiye kubakorera ibintu nka Peti mwebwe, ngiye gukora ikintu cyitwa nko gukangaza cyangwa kujagajaga. Ikintu uburyo ikintu kizavamo kizabashimisha kandi mwe batoya. Babona Peti batoya n'iki Yago yabakoreye kuri Big Energy. Noneho rero Big Energy impamvu yo kuvuga ngo muyihagarike cyangwa iki sinzi. Wakurikiye Rwanda Shima Imana live, umujene witwa Big Energy ibintu ariko reka murabibonaga. Ntago sinava ngo nabikurikiye kuno gusa
nacishaga yandikagamo ibintu bitari byiza ku buryo hari ukuntu bitari kumerera neza yago ngo nk'iyo bakiza ko batarigeza bimubwiraho cyangwa iki kuko hariya hantu nk'ibyo byagenze kuriya hashobora kwinjiriramo maguye zimwe zitabaho zikaba ariho zikazibyitirira eh ikintu nka kiriya leta itera metoroship ikabona bishobora kugenda nabi nubwo abafana ari abasanzwe ari abayago ariko hakaba hashobora kuzamo undi muntu nk'urugero hari kandi no yago kubera atanabaza abafana biwe ntiyavuga ngo ni kanaka nk'urugero akigera Uganda hari abantu niba nabita ngo ni Nyangarwanda harimo abantu batangiye kwinjira mu bintu byiwe bashaka kubihuza n'ibyari abajene batavuga rumwe na leta nibo bari bati ngo baravuganaga ngo ashobora no kuzamo n'undi mu big energy nawe noneho ubundi nawe uvuye muri bo n'ubundi agahita akoza karabura cyako nakunze yagukuntu yagiye kuri kamera ababwira ati mwantuze muramenye simbazi wowe wita runaka sinkuzi muramenye urumva wenda bariya nuko arabamenyekaye nyine ko babibyivugiye ariko se nk'abari muri comment ho ni benshi muri comment ko ntawe wabonamo utapfa kukurikira izina rye ngo rimenye urumva icyo gihe byabazwa yago nkaho ngaho niyo bwati ni iki gake bigoye mwana bigoye ariko birakunda mwana nta bintu byacitse nta byacitse hano muri iyi mihanda biba bihari dufite ibintu byinshi biba byacitse hano barakubwira ngo imihanda iranyerera imihanda inyerera ibiki sinabonye umuhungu yiyamya Philipita se kuri televiziyo aturamenye utazongera kumbaza ibintu by'umuryango wanjye abajene ni inshuti ariko none se buriya uko bafite kuba baranavuye hari se bakajya gusangira icupa birashoboka cyane ariko iyo umuntu akura imbere ya televiziyo umuhungu wanjye abagwaye full stop hariya reka ngubwire se bapita bawe ntabwo ugeze ubona bahavune ugeze abikomeza bari kumwe na barene akajya abwira kugira ngo mujye muciceka ngo ntimukomeze kuba amagambo menshi ngo ko ariyo dutunze Irene Philipita bamubwiye ati ntuwongere kuyimbaza ahita abwira Irene ati noneho we nge bambujije we bari umubaza we ntibakubujije kandi bariza akantu kamwe mpite ndekera abaza ikibazo gikomeye cyane ngo kuki iyo babikubajije uraka ariko abasaza ndabakunda imihanda urumva kuri noze n'ikintu nabwira abanyarwanda ikintu kiba ibintu byose biba kuri kamera biba kuri kamera ni nka 20% ibiritro ariko abiri ngombwa sinzi impamvu ntabwo birari kandi igihe mwaboneye amapranka menshi n'igihe mwagiriye mwakabaye muri abantu bati ago bikuye ko kira kibazo cya platini cyakabaye kiba kikivugwa oya kuba ikiriho ni ngombwa ntago cyakabaye kiba kikivugwa cyabuzwe n'igigo kiriho se urabizi ko kitakemutse cyangwa bidafite inzira biri gukorwamo ko nabyo twamenye bifite inzira yindi biri gucamo ariko adashaka ko ijya hanze nta kibazo n'ibijya hanze tuyatubyota nyine ushobora kuba none se ko tutabura ntabwo rega ashobora kugira ko nagatanga imbabazi kuvuga inkuru bikimara kuba business icyo gihe nta nkuru izacika umuntu rero ntabwo yagucika ariko nkiriya ntabwo ujya ubona umuntu inzu ye yahiye abantu bakaza gukamera uko iyo ni exclusive yihuse cyane ati bigenzo bigenzo yeze kubibona abaza kuzimyana baraza gukamera yeze kubibona hano kwa Makuza ntubizi imbona abasaza ziri kumanyuka bajene barabatipe bafotora isaha y'isa 8 ni ku gicamunsi cy'Kigali nkuko mubona umwotsi uri kuzamuka buri inzira hiye barabatipe bafotora bahise bashyiraho kamera bahita batera icyumvirizo araba bari yara muri kafirizo bahita bateramo icyumvirizo nta mikino ibihari gahunda ibihari no biragoye ibintu by'iki ariko nta byacitse byacitse muri iyi mihanda iyi showbiz imeze neza irimo irazamuka fresh nawe turakubona neza nuko mba nzi ko leta ibiri hariya kandi njye mba nizeye leta ubu se bababwiye ngo mutuze mwabwejura mwazakuze impamvu rero batababwiye ngo mugenze gake kabihorera kuko bibona bitararenga umurongo rero iyo ibintu byarenze umurongo urabimenya ko byarenze umurongo niyo mpamvu se barabwira bati ibintu mu byihorere ayo kurundi ntago nakata cyangwa ntibirigora bivuga ubundi ibyo bya danger ntabwo bivuga kuri ntuzi ntago babizana kuri internet ntago yavugira kuri internet ibona ari ibintu birenze no kuguhamagara batukubaze bira bintu uzabyihorere uzabire ntuzongere
subirayo batamenye uko byagenze. ariko shima ni intambwe nyine showbiz nyarwanda igenda itera. Shima intambwe igenda itera umunsi ku munsi. Igenda imera neza cyane. Kuko wenda ikintu kitari cyatangira gutunga umuntu ni ibintu bike byo muri showbiz, ariko nabyo babifite akavuga ngo umuziki ntiwagutunga uburyo biri kugendamo. Umuziki ntiwagutunga Tonali, usanga showbiz iri gutera imbere, internet bari kuyizana abajene. Oya reka nkubaza, umuziki wagutunga nyine muri no Kigali? Oya, umuziki wenyine ntabwo wagutunga, bisaba ko umuziki ahubwo uwukoramo ibindi. Ukunga ukora nka marketing yawe. Aha. Yego. Ubu ufite ibindi nayo nyuma y'icano. Ni umuziki ari uzandi kuririmba. Nyuma y'icano yawe. Nyine ni ibingibi naya nama side hasi. Amakorari ngo amafaranga wari ugiye gushora mu muziki. Ntabwo ntibibaho. Ni ngombwa no kuyagura shene, biba ari ngombwa mwana. Biba ari sawa. Ese tuvuye ko umuziki wawe wahagaritse. Imiziki urayiko muyeka. Imiziki ni nk'urumogi. Uzatinda ariko uzagarukamo. Oya, ntabyo nibyo gutinda, ntinze ryahise. Rega ntuzigire ugenda kuri pressure, ibyo bavugaga ngo iyo upfuye ufite imyaka 30 bavangura kinyutse wayigira utari washaka, bakavuga ngo watinze gushaka. Ngo no kuvuga ngo vuba hari ikintu dutegereje. Nta pressure ugenda gake ugakora ibintu byawe witonze. Ugenda witonze kuko ugendeye ku bantu umuntu yumva ibintu mu buryo bwe. Ese Tonali, kandi ntawe ubera hundi. Yes, je mfite ikibazo nshaka kubaza. Wabaye muri Cyaze Gang. Cyaze Gang ngiye nshaka kubaza yari yubatse gute? Cyaze Gang yari yubatse neza, nta kibazo yari ifite. Kuko n'ubu yubatse neza, tumeze sawa, nta kibazo. Impamvu mbikubaza ni imwe. Mu minsi yashize hari ibintu byagiye bivuga ngo umuntu witwa Fifira naye nta kibarizwamo. Yarimo kandi twese twarasubiyemo. Asubiye muri ryari Tonali wibeshye? Wibeshye naguri. Asubiye muri ryari? Tonali tekoze kwego. Cyaze yaragarutse nta kibazo. Barakurebye. Ngo Dumba yarakurebye ngabona isura idasamaje batereka mbe nkwiruka. Cyaze Gang tumeze neza abajene. Nabona agasura itazacuruza. Tuzongeramo n'abandi abo. Cyaze be nka koperative. Kandi nabonye bamwe batanye no kwigira hanze. Umuntu bita Nadi. Nadi wari koherezwa Dar es Salaam. Saramura ni hanze. Ntabwo namubara nk'umuntu uri mu Rwanda. Azaje kera ntaramenya gutandukanya amanimero yo hanze. Ari igihe nimero kwandikaga ukabona iriho place gusa n'imibare itari 150. Tugutaye n'indi diaspora. Kavugana umujene ukumva ngo none gahebe ngo ndi ngozi jewe. Kandi kwemera ngo ndagukurikirana cyane. Ndi ngozi none. Ase mwana buri hanze koko. Akambwira ngo ari hanze nkumva ngo ari ngozi. Shiraho umucyo kuri icyo kintu. Araho za kabare. Cyaze Gang hari nta kibazo Cyaze Gang. None twitege bya bikoryo cyane ahubwo na amakora bashyushye cyane. Ibikoryo byanyu twari tuzi mu myaka 2 ishize. Ubu twitege ko bijye kugaruka. Ibyo ntago ari myinshi umwana wavutse igihe ashobora kuba atari yanatangiye. Wenda wowe ko wagiye ugashyiramo kime. Musubira abana bari kibazo bafite. Fifiyo yari yasigayemo. Niwe nzi wari wasigaye. Kandi yase wagize iki kibazo. Ariko umuziki we nta. Mwese mwakomeje kumumenya. Nadia, icyangombwa nuko uba uhari. TikTok yakomeje gukora, Instagram yakomeje gukora, ariko yagiye asokamo ngo yagiye ababaye sinzi kuntu ngo bitagenze neza. Ntabwo basohotse muze. Ni unose Cyaze Gang ndi wavuyemo. Wowe barakwirukanye. Mvamo njya he? Nebo ngo barananyirukanye ntaho nagiye sinigeze ngenda. Bagukuye muri genge ya Dumba nyine. Oya, biragoye. Cyaze ni ikintu cyubatse mu buryo bukomeye cyane. Amakuru mfite izagarukana n'ingufu nyinshi. Amakuru mfite nuko Dumba yakwitegereje akavati Tonali isura nagasamaje. Ntabwo yabataribeshye nuko byagenze. Akazi kawe gusamaza usamaza ibiki. Kandi yarakwitegera bati iki gihungu gifite ibintu byinshi byo kunkorera ariko ntabwo azantwikira. Kandi biragoye ntabwo gusa nyuma yaho warabikoze. Oya, biracyakorwa mwana, biracyakorwa kandi Cyaze Gang iyo tujye tuyihorera. Cyaze ni umuryango. Ni umuryango mugari wenda nawuba. Ya ni famille kabisa, ni famille kandi nawe uyibamo. Shimo ko Cyaze Gang ni famille ni famille ngari. Uwo ari we wese yayivamo igakomeza. Ese uracyamye kuyirimo. Oya, je ukiri kuntumba. Uwo ari wese yavamo nyine igakomeza. Nta kibazo Cyaze Gang bifite. Ntacyo yagira.
amakuru njye nari mfite nuko nta muhanzi n'umwe usigayemo. Wenda bashobora kuzakora recruitment nyuma. Bashobora kuzakora recruitment nyuma y'abandi bahanzi, ariko abari bayisanzwemo nta n'umwe uyirimo. Turacyarimo, turacyuzuye ahubwo turabica se muradukira ahubwo. Ufite umujinya. Ibintu birakomeye mwana wanjye, ntabwo turimo tukirana hano. Hano bahita i Kigali. Tanarite wibeshye. Ejo bundi woze umbwira ko neza byanze. Kubuza amaboko yongera gusubiza mu muziki neza. Uri kubeshya Abanyarwanda ngo urimo. Amafaranga ufite wahise ugura cano. Ibyo tujye tubyihorera mwana wanjye. Tujye tubireka. Ariko cyaze yubatse ku buryo nyine kugira ngo isenyuke bigoranye. Hoya, ntabwo yasenyuka. Family than gusenyuka being a workmate. Gusenyuka bya cyazege ntibyakunda. We are brother and sisters than being a workmate. Ikintu nakubwiraga. Byo gusenyuka byo ntibyakunda. Kubwo ahubwo navuga ngo abayibarizwamo bashobora kuba baracyari inshuti. Ni inshuti, ariko imikoranire kuretse ko amasezerano yararangiye. Ariko iyo uri umukozi baracyahari. Ariko ntukabeshye, iyo uri umukozi mwiza bakongera amasezerano. Uki nta numwe muri mwese yongera amasezerano se. Ntabwo boss yari nta mu Rwanda uranaga ko tuzayenda. Twasigira kuri internet. Abafite abandi bantu bamagarare mu gihugu. Nagaruka tuzongera tuyongere. Dumba kurikirana ibintu bya tonalite byakomeye Kigali. Umuziki ugiye kuranga. Tonali ndagushimira ko ndagushimira cya aya ntabyo twisoreze, ntabyo kunshimira. Uranshimira ibiki wowe nanjye ko naragushimira. Dusimbuke uko twigendere kabisa.